tugiye kurebera hamwe amateka, ubuzima ndetse n'ibikorwa bya Papa Francis, aho mwese muzi ko amaze iminsi mike yitabye Imana. Kora subscribe kuri YouTube channel Favor Entertainment, unakole follow ku zindi mbuga zose ni Favor Entertainment nk'ibisanzwe. Papa Francis amazina ye nyakuri bamwitaga George Mario Bergoglio, yo mazina y'isi n'ababyeyi. Umupapa kandi yavukiye muri Argentine mu 1936 mu murwa mukuru wa Buenos Aires. Umupapa kandi nubwo yari umunyargentine ariko ababyeyi be bari impunzi, baravuye mu Butaliyani bajya muri Argentine niwe yakuriye. Papa Francis akenshi yabaga ari kuganiriza abantu yababwiraga ngo je ubu ndi umunyargentine ariko warizwe n'amakaroni. Ubundi imirire y'amakaroni usanga yo mu Bataliyani cyane. Uyu mupapa ubusore bwe kimwe n'abandi basore bishakisha bashaka kugira utegere bitandukanye bakora hirya no hino ubona amafaranga. Umupapa mu byo mutari muzi yabaye mu plato agenda koropa hirya no hino ariko akayana amafaranga. Ikindi kandi umupapa yarinze akabari, tuno tubari dufite utubyiniro abahungu n'abakobwa basohokeramo n'abandi bafite yabo bashaka kugira ubuzima, babandi barara mu miziki. Papa yari bouncer w'akabari, ahangana n'abasinzi basinze abasora ibindi nk'ibyo, abarwana atabara, mbega yari bouncer w'akabari muri make. Ni papa kandi nanone wize chemistry, gusa nyuma y'ibyo byose yaje kubivamo, yaba ibyo ngibyo yize yaba ibyo ngibyo yakoraga, yigira kuba umupadiri wabaje suite. Muri 2001 ubwo baje kumugira kardinali. Muri 2005 nibwo yaje kugaragaza icyizere, bitangira no gubimisha ko yaba papa cyangwa se azaba papa. Byatangiye kugaragara mu uwo mwaka 2005. Muri 2013 yahise aba papa, bivuze ngo yari amaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika. Uyu mupapa kandi atandukanye n'abandi bapapa bose babayeho. Iyo yategaga indege bikavuga ngo teze indege, yategaga indege economy. Papa nibyo kuvuga ngo aratega indege muri business class, ahubwo yagenderaga muri economic class, aho abandi baturage basanzwe bagendera. Yamubona yitwa Highlight Davidson, aba bike bagenda batwaye binini. Uyu mupapa yaragifite yagendagaho kera, ariko amaze kuba papa igitejemo cyamunara arakigurisha, bavuga ati mupiganwe mugure moto ya papa yagendagaho akiri umusore. Byari byaye moto bya kera by'abasore batwitse. Uyu niwe papa wajya gusohoka mu masaha y'ijoro akajya gusangira n'abakire cyangwa se abantu batishoboye, akabashyira ibiryo. Ni ibikorwa yakoraga kenshi. Uyu mupapa kandi niwe watangiye gukora ibintu bimeze nk'impinduka mu byerekeranye n'abandi bapapa babanje cyangwa se n'amahame ya Kiliziya Gatolika. Yari asanzwe ariho, atangira kumera nk'uhindura byinshi, kugaragaza ko Kiliziya Gatolika igomba kugirana n'igihe tugezemo. Uyu mupapa kandi niwe watangiye kuvuga ngo abaryamana bahuje ibitsina bakwiye gusabirwa umugisha, cyangwa se Kiliziya Gatolika izajya basabira umugisha mu gihe bagiye kubana. Ku papa bitangaje amagambo ye byatangiye kuvugisha benshi amagambo, atangira kuvuga ngo ni gute wakemerera abatinganyi ngo bahabwe umugisha na Kiliziya Gatolika uko byari gusebya Kiliziya. Papa yarasubije ngo ese niba umuntu ari umutinganyi akaba ashaka Imana, ashaka n'umutima we wose, ashaka Imana ndetse no kuyegereza, ninde wo kumucira urubanza? Ndetse papa yagerageje kurwanya ruswa zavugaga muri Vatican no muri Kiliziya, aho ahanini noneho yatangiye kugenda afata igitsina gore cyangwa se abamansera nimba ariko twabita, agatangira kugenda bashyira mu myanya y'ubuyobozi. Mbega n'umwe mu bapapa bagiriye icyizere igitsina gore kurusha abandi bamubanjije. Yatangiye kugenda aha akazi gakomeye k'ubuyobozi mu nzego zikomeye za Kiliziya, akagenda azamura ababikira kugira ngo abo ari bo baza kuba birimo neza cyane. Umupapa yagiye azamura mubano hagati ya Kiliziya Gatolika ndetse n'idini rya Islam. Ngira ngo mwagiye mubibona, ni umuntu wagiye yamagana iterabwoba. Iyo byabaga ni umuntu wabonaga ko yafashe iya mbere ngo abyamagane. Yasuye imisigiti, agara mu misigiti kimwe n'abandi ba Islam, asenga nkabo kugira ngo agaragaze ko Kiliziya na Islam ari ibintu byakakwiye kubana neza nta mutima mubi. Uyu mupapa Francis ibaze ko hari hashize imyaka irenga 1000 nta mupapa utari uw'i Burayi uyobora ngo yitwe papa. Uyu niwe wa mbere wari ubikoze aturutse muri Amerika yo hepfo. Uyu mupapa Francis yaramaze imyaka 48 abayeho cyangwa se avutse. Ngayo rero amateka ya Papa Francis. Kanze dukomeza na papa mushya
bagiye gushyiraho, kuko ubu ngubu papa wari uriho yamaze gupfa cyangwa se yitabye Imana.